Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Nizere ko muri amahoro. Ni Pasiteri Marie Teresa ngarutse kuvuga Imana. Reka dusenge Imana. Imana y'amahoro, Imana y'ibyiringiro, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Aya masaha ndi imbere y'amaso yawe, ndakwinginze cyane kugira ngo Umwuka Wera abane nanjye muri iyi mesaje umpaye. Amaraso ya Kristo ayiherekeze, Mwami igere kuba ikwiriye kugeraho, ihindure abikwiriye guhindura, kandi nibamara guhinduka, Mwami bahindure n'abandi. Nyemerera kandi abazumva ubu butumwa, Mwami wanjye Imana, bukore icyo ubutumye, mu izina rya Yesu Kristo niyo mbyambaje nizeye, amen. Ubu butumwa nabuhawe mu gihe gishize, igice cyabwo cya mbere nagitambukije ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho navuze ibihugu bigera muri 3 ari byo Butaliyane, Luxembourg ndetse na Suwedi. Musubiye inyuma mu mavideo mwabona mesaje yanditseho ibyo bihugu uko ari 3. Imana ikaba iri kuntuma ku bantu babayo, abantu batuyeyo, abo twita Diaspora bakorerayo. Imana yacu ihabwe ikuzo kandi ihabwe icyubahiro, ndetse n'abantu baho bizera Imana. Imana irabasuye, Kristo Yesu arabagendereye. Imana yacu itugirire neza cyane. Imana ije gusura ibyo bihugu, kandi buri Imana izanywe n'ibintu bibiri: hari uguhana, hari ndetse no guhemba. Ni ibihugu biri mu bihugu bya mbere byavugiwemo ubutumwa cyane, cyangwa se byagize abamisiyoneri, cyangwa se n'uyu munsi hari ubutumwa bugikora mu isi bwagiye buva muri ibyo bihugu. Iyo turebye muri Bibiliya mu Isezerano Rishya, dusanga harimo igitabo cyangwa se urwandiko rwandikiwe Abaroma, ni mu Butaliyane. Twagera muri Suwedi tugasanga indirimbo y'108 yaririmbwe n'umunyasuwedikazi wari urimo gutotezwa kubera ko bashakaga kumukoresha ibinyuranye n'ibyo umwami wacu ashaka. Niyo mpamvu iyo ndirimbo irimo. Rero ni bimwe mu bihugu byavugiwemo ubutumwa, abantu bakijijwe, ndetse uyu munsi bakaba bagifite indangagaciro, bagize imico cyangwa se imibereho yabo myiza, ariko izo ndangagaciro zarakomotse ku gakiza k'Imana kagwiriye mu basekuruza babo, abasekuruza bariho uyu munsi, hanyuma bagasiga babiraze abana babo, nabo bakabiraga abandi, kugeza na n'uyu munsi ugasanga byibuze bafite indangagaciro za kirazira zibaranga, ariko wajya gushishoza ugasanga zavuye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero siko bimeze, kuko iby'Imana, ijambo ry'Imana babiciye amazi, ndetse babisimbuje iterambere rya muntu iryo akora uyu munsi, ryatumye babona ko Imana nta gaciro ifite. Imana yacu idusange kandi itugirire neza. Ibyo rero byababaje Imana, kuko gusuzugura Imana bene ako kageni byatumye Uwiteka Imana yongera gutekereza muri ibi bihugu muri iki gihe, ndetse itekereza cyane no ku Diaspora ibyo bagenda bakora, kandi bibuka aho Imana yagiye ibakura hirya no hino mu byago no mu makuba,
ariko ibyo bageze muri ibyo bihugu bashukwa n'iterambere, bararirangamira, barariramya kugeza ahantu bibagiwe Imana nabo, kandi byibuze bamwe bari kugenda bakagira ibyo bahindura, abandi bakabigiraho. Nk'uko abanyaburayi bagiye bakwiza ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'Imana mu isi, ni nako uyu munsi kuko babutakaje, ibihugu bya Afurika bizavamo abantu bazajya noneho kubwiriza ubutumwa bwiza bundi bushya. Abagiye rero mwebwe muri yo, nimwe mwakagombye kuba intandaro yo guhinduka kw'abo bantu, ariko mugezeyo mwumva mwageze iyo mujya, nyamara ntaho muragera. Niyo mpamvu Uwiteka Imana ashaka kubakanguza ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo mukanguke, mwibuke aho Imana yabakuye, bitume muyihimbaza aho guhimbaza amafaranga, aho guhimbaza ibintu bishira, kuko ibintu mwabonye ibyo ngibyo muzabisiga mu isi, ariko Imana mwirengagije niyo muzava mu isi musanga, ni nayo izabaho ubufasha bwa nyuma, niba buzaba ari ubufasha bwiza cyangwa niba buzaba ari ubufasha bubi, ariko nyuma na nyuma ku iherezo ryanyu, Imana yonyine niyo muzaba mukeneye. Ntimuzaba mugikeneye amayero, ntimuzaba mugikeneye amapawundi, ntimuzaba mugikeneye amadolari. Icyo gihe muzaba mwabisize byose, hanyuma mukenere Imana rurema, ari izababwira ngo nimunyure iburyo cyangwa nimunyure ibumoso, bitewe n'uko mwitwaye n'uko mushoje urugendo rwanyu. Rero nimurusuzume kuko Imana idatinze. Munyumve neza, nta shyari mbafitiye, nta shyari mfite ku mutima, ahubwo nagira ngo mbabwire ubutumwa bwanyu. Imana yambwiye ibi nsa n'ubinyuze ku ruhande sinabivuga, ariko uyu munsi nanjye nakangujwe ibimenyetso kugira ngo mbashe kubabwira by'ukuri noneho mesaje nyayo. Imana irambwira ngo uwagiye adasinda ubu yageze muri ibyo bihugu aba umusinzi, uwagiye adasambana yageze muri ibyo bihugu aba umusambanyi, urugo rwagiye ari ruzima rwageze muri ibyo bihugu rutangira bombori. Uwagiye atari umwicanyi, ari umuntu muzima, atari umugambanyi, ari umuntu ufite umutima muzima, atazi n'ibyo ngibyo iyo biva n'iyo byerekera, yumva nta n'umutima wabimujyanamo, uyu munsi umutima we wuzuye igomwa. Uwagiye nta rara afite ry'ibintu uko yabibona uko ariko kose, uyu munsi irari rimaze gusumba umutima utekereza gukora icyiza. Umutima utekereza gukora icyiza, irari ryarawusumbye. Irari ni ryo risigaye rigenga imitima ya bamwe muri abo ngabo batuye aho ngaho. Ibyo rero biri kubabaza Imana bikayitera agahinda. Yakwibuka imihigo mwahize mugenda muyibwira ngo Mana numfasha ibi ngibi, nkagenda uru rugendo nkazashyika iyo ngiye amahoro, nkabona aho ndyama, nkabona icyo ndya, nkabona icyo nambara, Mana nzagukorera. Ndetse bamwe mukayisaba ibyo ngibyo murira mupfukamye, abandi mukivuruguta. Tese Mana nivurugute kangahe kugira ngo ubone yuko ndi seri ibyo ndi kukubwira ari ukuri? Ugatangira ukabikora, amarira reka ibimwira, amarira n'ibimyira bikivanga, uri kuririra Imana, uri kwitakambira ngo Mana nundengera irya none
nanjye nzagukorera kandi nzakubahisha, ntabwo nzitwara nk'uko igihugu nzaba ndimo kizaba cyitwaye, ahubwo nzakora ibikubahisha. Ariko uyu munsi tekereza aho wavuye ukagwa. Imana itugirire neza. Ugeze hehe? Ibuka imihigo wahize. Imana yambwiye ngo mbibutse imihigo mwahize, aho mwari muri mu majune, aho mwari muri mudafite icyo kurya, aho mwari muri mudafite ibyo kwambara, ndetse n'amazi y'umugezi Imana yashyize mu isi atagurwa, kuyabona ku bwanyu ari ikibazo. Ariko uyu munsi ibyo mwayisimbuje, buri wese agiye abizi neza icyo yasimbuje Imana, icyo yashyize mu mwanya w'Imana muri uyu munsi. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muri gukina n'imitima y'abantu yaremye, ngo muri gukina n'amarangamutima yabo. Irambwira ngo muri gukina n'Imana. Mwayigize akadanse, mwayigize akadanse, mwayigize akadanse, mwayigize akadanse. Ariko iby'Imana bitumye ihaguruka ibasanze muri ibyo bihugu. Dore mugiye gusuzugurwa. Imana igiye kubateza gusuzugurwa, 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 kugeza aho nawe uzumva wiyanze kubaho bikurutire ko gupfa bikurutire ko wabaho. Kubaho mbese kuri wowe bise naho ari nk'ikintu kibi kuri wowe, kandi ubundi kubaho twese turabikunda, ariko bigiye kuzakubera bibi birutwe nuko wavuga uti nagapfuye. Kandi mu by'ukuri ibyo bihugu mwakagombye kubibamo munezerewe mufite ibyishimo, ariko kubwo kutubaha Imana, icyo cyonyine Imana ibamanuriye umujinya. Imana ibagirire neza cyane, mubyumve neza cyane. Abandi kubw'amaboko yahindanye, kubw'ibikorwa bidahesha Imana icyubahiro, kubwo kwica imitima ndetse mutaretse n'imibiri, Imana irababaye ku bwanyu. Imana iramanutse ku bwanyu. Imana iraje, ije kwitegereza ibiganza byanyu. Si ibiganza byanyu biriho iki? Birera. Ijambo ry'Imana ryari rivuga ngo abantu ngo nimwinjire ngo mu nzu y'Imana muririmba, ngo murambuye amaboko muyatunze hejuru, ngo murambuye amaboko yera muyatunze hejuru. Ese ibiganza byanyu birera cyangwa byafasheho amarangi? Ni amarangi, reka tuvuge ko ari amarangi. Ariko Imana yo mu ijuru ibigishe, mwumve icyo nshatse kuvuga, mwumve icyo Imana ishatse kuvuga. Abandi ubusambanyi mwabugize intego, ndetse abandi bagerekaho n'ubutinganyi. Icyo nacyo kibabaje Imana, kuko ubwo yababonaga ntimwanabitinyukaga, ariko irababaza ngo ni iki cyabatinyuye icyo cyaha gikabije gutyo? Mwatinyuwe n'iki? Ni iki cyabamaze ubwoba? Imana ibagirire neza. Imana ibatumyeho kugira ngo mwirinde umuyaga w'ishuheri. Umuririmbyi yararirimbye ngo umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubere ubuturo budashira iteka. Ngaho rero mwinginge Imana ibarinde umuyaga w'ishuheri. Nimushake Imana, mwikizanye n'ababakomokaho, mwikizanye n'inshuti zanyu, mwikize kandi Uwiteka Imana aracyateza ibiganza, afite imbabazi kuri mwe. Icyo gihe nahawe ibice 5 byo mu rwandiko rwandikiwe Abaroma.
Imana yacu itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo menshi atwereka uburyo kwizera gutsindishiriza umuntu, kukamuzanira umugisha cyangwa se kukamuzanira amahirwe atari afite. Ariko ni ukuvuga ngo kuri mwebweho, bamwe muri mwe, amahirwe mwari mufite kubwo gutsindishirizwa mwari mwarahawe kubw'ubuntu, mwarabicuritse mubihindura ukundi kuntu. Uyu munsi kwizera kwabaye ikintu kiri kure muri mwe. Mbese kwizera mwagutaye nk'uko umuntu ata umwanda muri puberi. Imana itugirire neza kandi bagarukeho, mwumve icyo Uwiteka Imana bashakaho, mwumve icyo Uwiteka Imana agambiriye, kugira ngo mubashe kubaho. Kandi ni ukuri Imana yabagirira neza, ariko mwongeye mukahindukira mukayiyoboka. Kuko bimeze gutya ntacyo mwazaraga abana banyu nko kubaha Imana. Niba uyu munsi umuntu yaragiye yubaha Imana, uyu munsi akaba atakiyubaha, ese umwana we azabwirwa n'iki ko bubaha Imana? Ko no muri ibyo bihugu twumva yuko ibyo kubaha Imana cyangwa se ibyo gusenga abantu batabiha agaciro. Ariko ni wowe wakagombye gufata iya mbere kugira ngo aba bana bazamenye yuko hari uburyo Imana yakugiriye neza. Imana hari uburyo yakondoye. Yewe mufatire ijambo ryitwa kondora. Imana irambwira ngo Imana yarabondoye bamwe batagifatika, bamwe kuba umuntu cyangwa se umubiri warabahindutse kubw'ibibazo n'ingorane bari barimo. Ariko Imana irabondora, ifata ikiganza cyayo ibahanaguza amarira. Niba yarafashe umushwari, ntago nzi icyo yabahanaguje ku mubiri kugira ngo mwoge munoge. Irabasiga, irabasigiriza. Ariko sinzi uko Abanyarwanda bajya baca umugani ngo uvura umuntu umeze gute amaso, ngo bwacya bikagenda gute. Imana rero hari uburyo yabavuye, ariko uyu munsi hari uburyo muyimereye. None uyu munsi tekereza uko umereye Imana. Iyo ikurebye ibona uyimereye uti. Imana itugirire neza. Ibyo biteye Imana kuza rero, dore bamwe bagiye kujya bapfa amarabira. Ibyo bita gupfa amarabira ni ugupfa umuntu atarwaye, gupfa umuntu mwavuganaga. Bigiye kuba byinshi. Hari ugusuzugurwa, gucibwa amazi,
gusaba serivisi ntimuyihabwe, gukorera amafaranga akabanyura mu myanya y'intoki namwe mukayoberwa uko bigenze. Mbese hari umuvumo. Mana mwirinde cyangwa mugarukire Imana, ariko uyu muvumo utabageraho, uyu muvumo utabageraho, uyu muvumo utabageraho. Hari umuvumo ugera ku muntu, wamara kumugeraho agasaba umuntu yimye. Ni ukuri iki sinkibifurije, nanjye ubwanjye sinacyifuza, n'uwanjye sinakimwifuriza, n'uwo nkunda sinakimwifuriza, namwe sinkibifurije. Ahubwo Uwiteka Imana niko ari kubibona, kuko ariko bizagenda nimukomeza gutyo. Niyo mpamvu ariko uzi kubura amajyo bakakubwira ngo hano turakwanze, nawe wakagombye kujya ukabona nturi bushobore kujyayo, ugasiga. Nibyo bita kuba mu cyeragati, ukaba hagati nk'ururimi. Ururimi ruri hagati y'amenyo yo haruguru no hagati y'amenyo yo hepfo. Hanyuma hari igihe umuntu arya nabi, wajya kumva ukumva ururimi rubibabariyemo, akaba arurumye aruciye ibisebe. Imana itugirire neza. Wumva ayo magambo kandi uyazirikane. Igice cya kabiri rero cy'ubutumwa, reka dufashwe n'ijambo n'ubundi riri mu rwandiko rwandikiwe Abaroma ibice 5 uhereye ku murongo wa 20, haranditse ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu burushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu abe ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubu butumwa burareba abantu babiri barwaye. Umuntu wa mbere ni umudamu uri muri Suwede, afite imyaka 34, afite kanseri y'ibere. Imana yambwiye ngo imugiriye neza, imukijije iyi kanseri. Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana irwana intambara, watakiye wa mubyeyi we, wari ugiye gukenyuka ukiri mutoya, none Imana watakiye, Imana watakambiye, warivuje biranga, nawe urareba ukavuga uti mpfuye nkiri mutoya, ndakenyutse, ibyiza byari biri imbere ariko mbibuze mbireba. Ariko Imana yo mu ijuru ikugiriye ibambe, ikugiriye imbabazi. Amaraso ya Yesu nakugeremo, ahindure uwo mubiri wawe, ayo maserire ari kwimilitipuriya uyu munsi uhereye none nahagarare mu izina rya Yesu. Ubwo burwayi nibugusohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uburwayi bwose nibugusohokemo, usigara uri muzima, usigara uri uwo gutanga ubuhamya, utari uwo gupfa. Imana itugirire neza cyane. Undi ari muri Luxembourg, ni umwana w'umusore arwaye kanseri y'impyiko. Wa musore we, Uwiteka Imana arategetse ngo iyo kanseri igusohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyinjire muri wowe, yivange n'ayawe, yinjire mu misokoro, yinjire mu magufa, yinjire mu mitsi, yinjire mu mubiri wawe wose, ajagajaga ahantu hose kanseri yihishe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubutware. Impyiko zawe zibe nzima. Imana niyoza umubiri wawe wose kugira ngo ubwo burwayi buhagarare nk'uko ibivuze, kandi Imana uzaba umuhamya wo guhamya iby'Imana igukoreye. Ndabizi neza. Imana y'amahoro, Imana y'ibyiringiro, Imana igira ubuntu bw'Imana tumaze kumva bugwira mu bantu bayo.
ubwo ngubwo nibwo mpamagaye no ku bandi bafite ibyo bibazo bitandukanye, bashobora kuba bari mu bihugu bitandukanye, nubwo wenda Uwiteka Imana atabatunze urutoki, ariko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndasenze no ku bandi bafite ibyo bibazo by'amakanseri, kugira ngo Uwiteka ubagereho ubakize. Ayo makanseri ndabizi arababaza, agira uburyane, kandi abantu bagapfa ibintu bimeze nabi, bagasiga abo basize mu kangaratete. Mu izina ryawe Kristo rero, tembera mu bihugu byose ukiza amakanseri, tembera mu bihugu byose ukiza amakanseri. Niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze cyane, natuye amaraso ya Yesu Kristo ku barwayi bose b'amakanseri aho bari hirya no hino ku isi. Uwiteka Imana Nyiringabo, niba nkugiriyeho umugisha ukangira faveur uyu munsi, ndagira ngo wumve isengesho ryanjye Mana. Kiza benshi, bikorere kwiyubahisha, bikorere ubuntu bwawe butarondoreka, bikorere imbabazi ujye utugirira, bikore Mwami wanjye Imana, kugira ngo bimenyekane kuri Imana ikiza. Ndabizi uri kuzenguruka ukiza, ndabizi uri kuzenguruka utabara, ndabizi uri kuzenguruka ukura abantu mu mva nyamara bari bamaze kuzirungurukamo. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo, tugufitiye ibyiringiro bitsika umutima. Niko ijambo ryawe ryatubwiye ngo bene ibyo byiringiro ngo ntago bikoza isoni. Haleluya. Dufite ibyo byiringiro rero bidakoza isoni, biboneka mu Baroma 5 uhereye ku murongo wa 5, ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, ngo kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Umwuka Wera aherekeza iri sengesho, Umwuka Wera aherekeza ubu butumwa, Umwuka Wera agende mu marwariro, agende mu marwariro atandukanye hirya no hino ku isi. Umwuka Wera agire uburwayi akuzaho imbaraga z'Imana. Haleluya. Kugira ngo abantu b'Imana bazamenye ko Uwiteka Imana akora imirimo n'ibitangaza, kandi kwa umuntu yaba ari hose ijisho ry'Uwiteka riba rimureba mu byo arimo, mu byo akora no mu byo agambirira no mu byo asaba. Imana itugirire neza cyane. Ndabizi neza iyi cano ntabwo irakura, ibi mvuze bishobora no kutagera ku babyerekejweho, ariko Imana yo nyir'ububasha niyo ifite ubutware bwo gutraversa inyanja, igatraversa ikirere, ikajyana ijambo ryayo rigakora ku burwayi bw'uwo ivuze, atari ngombwa ko yumva ibi ngibi, ariko igihe kizagera banabyumve batanga ubuhamya. Imana itugirire neza. Nta bwoba mfite rero bw'uko abantu babyumva cyangwa batabyumva. Ikigambiriwe no Uwiteka Imana ageza ibyiza kubo abivuzeho, kandi n'abandi nabo bakwiriye kwihana no kwiyinira. Ijambo ry'Imana rikazabageraho. Imana igisakaza ijambo ryayo ikoresheje insakazamajwi yayo yo mu buryo bw'umwuka. Imana iherekeze ijambo ryayo, Imana iherekeze ubutumwa, Imana iherekeze ibyo ivuze ikoresheje akanwa kanjye n'umwuka wanjye n'umwanya nkoresheje. Imana ihoraho, Imana isumba byose, ibihe agaciro kugira ngo ijambo risohoze icyo iritumye muri aka kanya. Nawe ubyumvise, waba uzi umwe muri aba bantu, wababwira ko Uwiteka Imana akiza, kandi ko Yesu abakunda cyane.